muze shamba bwira ibintu byatoye kuri airport babwira ibintu byatoye mu gitondo ngo abantu bapostinze mana we ngo natukanye uyu mwana azanzanira imbwa yiruka uyu mwana azanyikoreza inkoni ishyushye winyiregura inyuma bivuga byose uko byaje ceceka nyine mbivuge urayicamo hagati we cyangwa byawe cyangwa nako narima oya kugira ngo mubike byatangiye yese kugira ngo nisange ndi gutukana n'ukubeshya mari cyo gutanga ubwisukuri uyu mugabo yakubise urukite chape mari yarumukubise ku byo atashanangira kubona izino mboni zo mu ngaho hari kuri zitazikara bije rero wowe wagikora wagiye mu modoka karere kamubwira brese mbanze vuga inkuru yanjye irangira nako ndebanye n'umukobwa uko mvuga n'umukobwa banyikimukira uwo mugabo nkubisubiza baravuze ngo ugiye kumurongora bro ndebye ukuntu ndi gukora urugira neza ndebye ukuntu ndi kwitanga ndebye ukuntu ndi gukorana impuhwe mpita nanjye ndarakananga ngo karongore nyukwa ariko ndimo ndamanuka sinanashatse kumenya uwo mbwitse jabo none uwo mugabo impamvu nanamumenya ajya mu biturushi yaje arambwa ngo tesha ngira ngo ni umura w'umusaza uje kunyihe idolari umura w'umusaza mbona arandebye ndamurembye arabanza arampamagara tesha ndavuga ngo tufashe kuri idolari wawe ari mu diaspora umupapa nyimureba turanutse malere ya nyoko yangu ya namaze kugaruka rero inkuru zo ni nyinshi cyane kandi zirashyushye Briane DJ Briane gateka Briane mwaje kuba mwabona inki zirimo zivuza ubuhuha ku matama ndetse mwaje kubona yuko natesha amatama ataringaniye ijisho rimwe ryapfukiranywe mwaje kuba mwabibona baho waje gukubitirwa mu kabari nimwe mu nkuru turi bugaruke mu kanya gatoya ndetse kandi nyuma gato ya UCI ari amasiganwa y'amagare ku isi yabiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari andi makuru yagiye ava kwiri siganwa nayo turi bigende tugarukaho aho muri bamwe mu bakora umwuga wo kwicuruza hari ibyo bagiye bavuga ndetse banishimira yuko UCI yabaye mu Rwanda ariko by'umwihariko byerekeranye n'akazi kabo byerekeranye n'icyo bakuye muri ako kazi kubera UCI ibyo nibyo tugiye kwibandaho muri iyi video turi bisesengure neza ku buryo buri muntu wese wafunguye iyi video ari busoze iyi video afite amakuru yose yuko ibintu bimeze ndagira ngo rero nkwibutse yuko ugomba gukanda subscribe ndetse nakagira na comment yewe watwandikira muri comments watubaza ikibazo igitekerezo cyangwa inyunganizi kugira ngo tujye tubana neza gatanu kandi ntihagire ikiganiro cyacu kigucika abundi rero twigarukire ku bya DJ Briane Vogue abanyamakuru baho nimba nabita abanyamakuru sinzi nimba ndabita aba vlogger ku munsi w'ejo mwaje kubona naho DJ Briane yaje kuba ari kumwe na Tesha bavuga ku bijyanye n'ukuntu bakubitiwe mu kabari bari barimo bavuga bati ni DJ Briane yarimo avuga ati twagiye mu kabari atariko haza kuba ibintu bitari byiza ndetse abantu ku mbuga nkoranyambaga murabizi ko DJ Briane no umustar byo birumvikana ndetse kandi na Tesha nawe ntavuga yuko ari umustar kuko bakoranye gitari gitoya kuri DJ Briane Vogue ndetse kandi afite n'ibindi binazwiho bituma nawe rimwe na rimwe njya mufata nk'umu public figure nubwo atari cyane kuko ababyibuka neza yabaye umukunzi wa Albina Sidine wakoze kuri Legacy TV ubusigaye wibera muri Canada eka ko banagikundana nkuko baheruka kubitangaza bakundana rero bahuje ibitsina bivuze yuko nyine nabo bibera muri wa muryango wa LGBTQ cyangwa se abatinganyi ukuntu rero ibintu byakomeje kugenda bari bagiye mu kabari sinzi niba byaraturutse wenda ku bibazo by'amafaranga cyangwa iki biza kurangira bakubiswe bakubita Tesha DJ Briane mu kumudefanda nawe rero yaje ashaka kumudefanda cyangwa se kumurwanaho gusa nawe birangira nyine bitamugendekeye neza biza kurangira abikubitiwemo ejo ubwo nari ndimo scrollinga rero kuri Instagram nibwo narebye video yaje kujya hanze kwa kazungu ka boss uze kujya murayireba irimo igaragaza uburyo DJ Briane yari mu kivunge cy'abantu benshi ashaka kudefanda Tesha gusa nawe arakubitirwa na cyane byaragaragaye biri muri video ndetse
nawe byagaragaje yuko yababaje cyane ndetse kandi yaranababaye kuko yahavugiye n'amagambo atari meza. Muri ko byumva ubwo rero bamwe mwagendaga mwibaza muti ese ubundi bira bintu bavuze ndegeta birangira kuri ubundi byagenze bite? Inkuru ihari nyine nuko DJ Briane na Tesha babashije kuba bakubitwa byanyabyo, inki zabaye inki zivuza ubuhuha pe. Nanjye nakubwira yuko nabyiboneye, nta makabya nkuru nta kweditinga kurimo, ibi ni ibintu niboniye nge n'amaso yanjye. Nugera kwa Kazungu boss uri bubibone, ndetse hari mu masaha y'umugoroba cyangwa se akabwibwi. Abaniga rero barabanjama barabakubise bigaragara. Inkuru yari yagiye ivugwaho n'abantu bamwe na bamwe, sinzi niba namwe mwaragiye mubibona, cyane cyane abakoresha za TikTok na Instagram. Yagiye ivugwa cyane bavuga bati ubundi byagenze bite ko DJ Briane twumvise ko yakubiswe we na Tesha, byagenze bite, byaturutse kuki? Ariko akanabura gihamya gusa ngiye naje kwirebera muri video DJ Briane yakoze ari kumwe na Tesha. Abaje kwitegereza neza muraza kureba, ndaza no kugerageza kugashyiramo, murareba yuko ijisho rya Tesha rimwe ntago rimeze neza, itama ryabyimbye cyane, na biragaragara yuko itama ryabyimbye pe, biragaragara yuko itama ryabyimbye. Naho ku ruhande rwa Briane we nubwo bitagaragara inyuma cyane, ariko nawe amagambo avuga amurayumva, kandi munifashisha aka video nabahaye ku kagaragaza uburyo nawe yakubiswe. Muri buzi kuba mwamenya muti ese ubundi ibintu byari byagenze gute, niki cyari cyabaye, ese koko yarakubiswe n'ibintu nk'ibyo ngibyo mwagendaga mwibaza. Ndizera nashidikanya yuko muri mu bisobanukirwe. Munyemerere twigirere ku nkuru ya kabiri isa nisekeje mu kuntu, nubwo wenda nta mikino mu kazi, bajya bavuga ngo na santima mu kazi, kandi koko ni nabyo, na santima mu kazi kuko umuntu akora hari gitumye akora. Twifashishe rero iyi nkuru twakwiye ku gitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda, inyarwanda.com yabashije kwegera bamwe mu bakora umwuga wo kwicuruza, bavuga imyato shampiyona y'isi y'amagare kubwo kuyikoramo amafaranga batatekerezaga. Bamwe mu bagore n'abakobwa bakora uburaya mu mujyi wa Kigali bavuga ko iyi shampiyona y'isi yabahesheje inyungu zikomeye cyane, ndetse bavuga ko kubera ubwinshi bw'abashyitsi n'abanyamahanga binjije amafaranga menshi kurusha uko byagiye biba mu bihe byatambutse. Byumvikanisha yuko nkuko naragiye mbivuga, bavugaga yuko UCI yagize umumaro munini cyane, ariko ahanini batareje wenda kwiterambere rusange, bibanze ku kazi kabo, ku mwuga wabo. Bavuga bati inyungu twabonye ntabwo twatekerezaga, kandi twabonye abakiriya benshi baturutse muri aya marushanwa y'amagare, byaduteje imbere. Umwe mu batangazamakuru twahaye izina rine, ubwo izina rye ryahinduwe kubw'impamvu z'umutekano we, yabwiye Ukweli Times ko mu cyumweru kimwe gusa yabonye amafaranga asaga 150, naho abandi bakemeza ko iyi shampiyona yabasigiye inyungu itazibagirana mu mateka. Bavuga bati aha niho dukorera amafaranga y'akataraboneka, aha niho tubonye amafaranga menshi cyane mu buryo kandi butangaje, nibwo dukorera amafaranga y'akataraboneka pe. Undi mukobwa w'imyaka 25 rero nawe ukora umwuga wo kwicuruza, yavuga ati harakabaho amagare kuko yaryamanye n'abagabo bagera kuri 12, ndetse abona agera ku bihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga rero akomeje kuba amafaranga, muri kugenda mu byumva twaje tubivugaho, ndetse usibye no kuri bijyanye n'abakora umwuga wo kwicuruza, na kira kibazo cya Briane na Tesha nacyo rimwe na rimwe dusanga gishobora kuba cyaratewe n'amafaranga. Niko turi kugenda tubibona gake gakeya, kandi nubwo bitaremezwa neza, turacyari gupereza ngo tumenye ese aya makuru ubundi niki cyatumye nyakuri, niki cyatumye bakubitwa, niki cyabiteye. Muri bugende mubimenya gake gake, ariko uko byumvikana ko amafaranga yakomeje kuba amafaranga
n'ayicyuzi yabaye yicyuzi byumvikana yuko bitoroshye habe namba. Ni naha rero soreje ikiganiro cy'uyu munsi n'utundi aho tugenda tubabwira amakuru yose agiye hari hirya no hino yaramutse mu bitangazamakuru n'izindi update zose zigezweho. Icyo usabwa rero no gukanda subscribe ndetse nakabigera kugira ngo tujye tubana gatangukande. Iki kiganiro tuzakibanamo kenshi, mugerageze mugere muri comments mumbwire ibyo mushaka yuko twaganiraho, ndetse mumbwire buri kimwe cyose shaka yuko mumbwira muti bimeze gutya, kandi bugende basubiza twikore nk'ikiganiro muri comments. Gera muri comment uvuge ndagusubiza, dukora ikiganiro ibintu bishyuhe, dukomeze kwagura uyu muyoboro wa PLAVA TV, ndetse utari no kuri YouTube gusa uri no ku zindi mbuga nkoranyambaga mugenda muri dufollowinga. Nkibutsa rero kandi ko nyiriza ari ngiye umunyamugo udasanzwe uvoma ku isoko amateka ngasogongera ku muco n'intore dacogora umuhamya bintu migambi ndi nyine amatwi mva byose ndi nyiri nyesho usanga hose ndi nk'ubidahusha ndi ngashitanyeganyega ndi umugano n'amagambo ndi ndiribo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za kirima, ndi ntore itarambirwa, ndi ndangabo bitarunduka, ndi soko itagabanuka, ndavuga kuri ngende PLAVA. Ni PLAVA TV, duhure muri video itaha. Ciao ciao.